abakiriya ariko barihera ugura umuneke umwe nkamwongeza sinjye wavuze ngo tuve mu rukundo ahubwo ninjye wavuze ngo turushimangire rukomere uko n'umurungano ruhora rugukunze icyama nkagutsindira. Mwiriwe neza muraho karibu muri butike yacu. Imineke buri kimwe imineke ni make ni hasi 50 niyo ndi kugurisha. Wagabanyije se ko nyitwara rwose se se mu rugo ni hehe? Mu rugo se nakubajije njye ndashaka imineke yose mbarira nawe nakugikira ngira vuba mfite abashyitsi mu rugo neza kunyikira imineke bitaka abacuruzi b'ikijya musigaye mwarabaye nawe nk'umugabo kweri ko mbona ukuze. Reka nkubarire 100 200 300 400 500 ndakwishyura kuri telefone mfunyikira yose hamwe 300 funyikira nyine ndimo kwibuka nawe ubwo kufite abashyitsi mu rugo 200 mwigize abahehesi nimba nta kwishyura nta kibazo mpfunyikira nigendere nigese wa dimeni ya gerera vuba ariko ndimo gutsinda biragenda kiri ndetse mufungire n'igikapu fungira ndashaka kugenda reka nze nagutwaza oya reka nze nagutwaza uri umucuruzi mwiza uherekeza n'abakiriya rwose nzajya nza kuguhahira cyangwa nzajya nza gufata nta kibazo nza kubifata ufata ikintu buri kimwe ushaka ingo hano ni kwa Bill Gates ariko nzajya nzakora umugabo mwiza mwana yanjye umugabo unaherekeza abakiriya iyo mineke nyine mfite abashyitsi ngiye kubaha ahubwo mu kanya ndibuze gufata n'icyo kunywa yego se yego mu kanya ndetse nza gufata n'icyo kunywa sibyo oya buretse ndacyagutwaza ingo se amana abagabo bose baza kumera nkawe i Kigali yari kubakora uranamperekeje ariko mu kanya nyine ndibuze kuza kwifatira n'agafanta koko barimo kumpamagara ariko njyewe sibyo oya bari kumpamagara abashyitsi nabashyize muri salo bonyine bari kumpamagara ariko mu kanya ndaje ndakuvugisha kuri telefone mu kanya ndaje mfate n'agafanta ariko umwe nk'agakesi kafanta nakira abashyitsi banjye batahe banezerewe mwajya nupakingire fanta muri bage ndaje nzifate nazo sibyo uri umugabo mwiza uzi gucuruza neza sibyo ndahita nkuvugisha sawa. I want problems always. I don't want peace. I want problems always. yewe nibagereza nta na kimwe gisigaye mana yanjye ngiye kujya guhinga ariko mbanza mpfa kukijyana kuri polisi ndebe ko hari icyo yamfasha. sinjye wavuze ngo tuve mu rukundo ahubwo ninjye wavuze ngo turushimangire ubu mumbona ukuntu mfite butike yuzuye none byose habe n'ikarito bansigiye. wibuka ute byagenze bite? rero ukuntu byagenze rero umukiriya yaje guhaha ndamuherekeza ariko mu kumuherekeza ntibagiye gukina none navuze nsubiye mu rugo ngiye nsanze hera ndavuga nireka ngiye kuri polisi yenda ikintu zamfasha zikaza ko zangaruriza ibintu byanjye bwite. mbega ubwo ngubwo umukiriya yaje guhaha uramuherekeza? Ya serivisi nziza y'abacuruzi yemerekeza abakiriya iyo baje guhaha.
namuherekeje ngarutse n'ikarito nta n'ikarito nayo na kontwari byose na tajeri bajyanye. umva rero musaza ni wowe wiyibishije iki nta kintu twanze kunyumva ibyanjye byose byabaye umuyonga ubundi narahiye byararangiye ngiye kuyashora mu mubiri ntasigaye mbega urupfu mfuye jika yari yuzuye kanigire kugura umuriro hasi. Neza sister. Makuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ni meza. Meza pe. Cyane se. Urahanze kabisa. Imana yakuremye ku munsi wa mbere. Ntago ari nka bya bihangano bya Petero. Yewe ngamenye ko ari mwiza. Urebye ukuntu meza. Inyuma imbere hejuru yewe. Ye ntabyo mba mbona. Kamubwiza ukuri. Na zahabu ifite wayimo. Urayifite? Ko n'umudugudu umuyobora nawe kwihera. Urayifite? Zahabu se. Murugo zirarunze. Nta kintu mbuze rwose. Nagugeza mu rugo. Nagari cyane. Ni ukuri kw'Imana nuko ubwo nta muntu wireba ubwiza ngabubona. Wewe usa nabike kabisa. Imana yakuremye ku munsi wa mbere. Ahubwo se wanshagaye ngo twigendere mugeze mu rugo. Bamuheho mbise mwana. Mutano rwose. Yewe. Kwari menshi se. Umva reka mubwire. Ndimo ndumva. Buri gice cy'umubiri wanjye. Yego. Kigomba kwishyura. Ndimo ndabyumva neza cyane ahubwo. Kuko mbwira uko ibice byawe biri kugura, menye igice nakwifatira ikindi nyiwe nibona amafaranga ashobora kuba make. Reka nkubwire. Aha ni 10, naha ni 10, naha ni 10, naha ngaha, naha kumanura hose. 50 nayumvise. Aha nungutse agatekereza rero. Ubwo rero wakigurira hano h'10 mwazana 10 byonyine. 10 byonyine? Nkigura hara honyine tukigendera nka pafuzaho gake nikomeye. Ariko ntago uri bunkoreho. Urumva nakora natagukozeho ra byo byashoboka. Okay, kubera ndi bugukoreho nabyo. Nayo kugukora 10 ndayemeye. 2020. Okay, nta kibazo. Okay, katugeze no akamoto. Yeza akamoto noneho tujyare mu rugo ndebe ko moteri nayimanurira amavuta. Ni we nahoraga ndo. Eva. Hagari. Igira hino tugure. Urabona mukanguriye se. Ya. Yakuzigaranya mike. Ntago ni mike boss. Cyo bashutse mike se. Nose ugiye kugura imineke. Je rero buri kumbona uko. Iyo natashizemo akaneke ka deseri. Ngeraho nkahita tsinzira. Mabuja ni myiza ariko yari tarashe cyane. Mabuja reba hano. Ningira mabuja. Mabuja nteze. Mabuja ntago ajya ry'imineke. Ntago njya imineke. Ntago ajya ry'imineke. Nose ukunda iki mabuja? Cyo mu ndunya murazifite. Nise ngo nabo. Mbwira nangaye. 2.5. Ibare yose. Nibase se ihagaza ngaho. Cyose birahura na salsa bose ntago. Salsa birahura nta kibazo. Nta kibazo. Ngani nimero yawe mwishyure. Nteje imbere. Aba we. Zereka 88. Shama nimero. Unakaniki kajyo. Noneho ngiye yo nakariye ndazirika. Salsa boss nanzu nyishyure. Amazina. Harimo umuti. Ndazirika yo nakariye akaniki mukubitamo. Bose banzu nyishyure. Nanjye ngiye kureba abana. Okay, sawa murakoze. Sawa. Uryoherwe. Tuzongera. Sawa. Wowe tugeze akamoto ubundi dukomeza twigendera. Ufite imbaraga uri kuva ndi umuneke masaha abiri ndazirika ko mu rugo hari inyama utangura hari inka zimanitse hari imfirizoni zimeze gutya. None ufite icyokezo mu ntago njya ngura muri busheri kiro bari abatindi tugenda ahubwo najagura inka ziramanitse ari muto ubundi abotari ntago bagiye inzarisha n'icape dore ko amateka karatura gatete. Motari. Meze. Bamuturebera muri ibyo birahure mwajye mubizamura tukanababo. Mbona se nawe byambaye. Aya ni amafaranga ariko iyi ni diyama. Natwe ibi ngibi tubyambara kubera impamvu z'akazi. Ndabyumva ariko. Urigeze ku mugenzi ugomba kukizamura akakureba. Hari igihe mushaka ko waranibye n'umuntu ukamuhisha kuriya. Ntabwo tubishaka. Ngabundi
tugiye higa hariya Byariya. n'uyu mwana muto Ukigera hariya kuri kaburimbo se. Ndetse ndabatumira. ntukarebe ureba njye n'ibyo tuvugana abamotari ndabazi n'uburaya uradutendeka Nta kibazo. Ariko ntabwo ugera muri kaburimbo. niho wahagera se ayo banyandikira ko n'inzu yishyura Aho wishyura. ayo bandika ninjye wayishyura Ntabwo ibyo wabyishima. aya mafaranga arahari mota Banze no. iyo basenyeke urayitwara imbere mwese ni bebe ubanza ni njyewe Bayanyereka kandi buba. Ça, déblé. ubanza ukata amata amata ntabwo yaka moto iradutwara ahubwo ninjye wavuze ngo turushimangire rukomere kuko n'umurungano ruhora rugukunze icyama nkagutsindira utuma nikotora yume miss controller gatuma nakotora utuma nikotora yume miss controller gatuma nakotora iyo byansaba amamiliyoni hafi no kuba amamiliyari nzagutsindira ibyo mvuga si ukubeshya nagukunze uri umwe wimariramo kuko no mu rungano ruhora rugukunze icyama nkagutsindira nkawe no gutiyaje ese n'inka zingahe muzanyiramo inka 3 murabe mwazikuyeho uruhu neza n'ibyo mu nda mwabironye nta mukunzi mfite bambwiye ko abasha inyama ndebe kaziba sawa nimubanguke nanjye ndabategereje izane ko zahageze none imodoka yawe na gutiyaje ko mana yanjye kandi nawe urabibona ese izo nyama zirahagera ryari kuko urabona umuhanda ufite butiyaje nyinshi meze nabi ariko nyine urihangana urabona nawe umuneke urayanga ntayiri nakubwiye iyo maze kurya umuneke ni ukuzirika urabibona nawe ubwo rero reka tugire yenda turarangiza kurambira inyama ziri kugera reka uretse kandi inyama zibanza zisa reka nkubwize ukuri naba napfuye wabahamagara bagashyingura ahubwo ni njye wabo kuko nafashe umuriro byageze kuri iyi santima zigeza nahita mpfa pe ahubwo tabara bikiri maguru mashya amaraso y'umubiri yose yireze uramutse utamaye gato wabona ujya gushyingura hitamo gushyingura cyangwa ugihere ku mubiri yewe tugende muri wenda ziraba ziza si wumva se ahubwo tugende ntabwo ni amasaha abiri umva ndi gupfa mwana we aho gupfa none nzapfasha amafaranga yawe uyihorere ariko ubwo uragiye di agasaha kamwe nakubwiye ko nkora amasaha abiri ubu nawe uje kwishyuza amafaranga nawe nta mafaranga ngo ngaho ugenda mbega abantu b'iki gihe